Umugore wa Akon yasabye gatanya ibi ngibi bimuviramo kuba ari icyemezo kibi yigeze akora mu buzima, ari umwanzuro mubi yigeze guhitamo, kuko ibi ngibi ngo byamuteye intimba ndetse biramubabaza, aho iyo ntimba yenda kwimarana imyaka 4 yose, dore yuko uyu mugore wa Akon yakekaga yuko ngo bazagabana amafaranga maze akaba yamukuraho amafaranga menshi cyane, aho yateganyaga kuba yamukuraho ibihumbi 100 by'amayero. Ni amafaranga menshi cyane, nyamara asanga yaribeshye. Akon yaramutanze kumenya ubwenge, cyangwa se yaramutanze gusobanukirwa yuko uyu mugore yari abizi ko azagira gahunda imeze gutya. In a twist that left the entertainment world stunned, a global music icon, Akon has found himself at the center of shocking divorce revelation. His wife of nearly 3 decades, Tomeka Thiam, filed for divorce only to discover that the superstar, known for his global fame and health, officially owns just $10,000. This expected discovery has sparked global debate about love, money, and hidden assets in celebrity marriage. Umugore wa Akon yatse gatanya atungurwa no gusanga umugabo we atunze ibihumbi 10 by'amadolari gusa. Love meets reality. Hano bitewe n'ukuntu Akon yabonaga ari umukire cyane, kandi n'uburyo yari amuzi yinjizamo amafaranga, yakekaga yuko afite amafaranga menshi arenze cyane, dore yuko hari n'umujyi wo Akon yigeze gutangaza yuko ngo agiye kuziyubakira ukamwitirirwa ukitwa Akon City. Ni umujyi utangaje cyane, aho uramutse ugereranyije n'indi mijyi ikomeye ku isi, cyane cyane ariko wenda reka tuvuge muri Afurika, urugero uramutse ugereranyije na Kampala ndetse n'indi mijyi nka Dar es Salaam n'indi itandukanye. Ahangaha nta mujyi n'umwe wahuza cyangwa se wahuza amafaranga menshi cyangwa se ingengo nyinshi y'imari n'uyu mujyi wa Akon, cyangwa se uzitirirwa Akon. Ubwo rero umugore we ashingiye kuri ibi ngibi, bitewe ngo n'amafaranga iyo Akon akura mu buhanzi ndetse n'andi mafaranga Akon akura mu gice cyiwe, cyangwa se akura mu murima we ngo ugizwe na zahabu gusa, aravuga ati uyu Akon ndamutse natse gatanya nazamukuraho amafaranga menshi cyane, aya ngaya yazantunga ubuzima bwanjye bwose ndetse n'umuryango wanjye cyangwa se n'abo nkomokaho nkaba nabakiza burundu. Ngo ariko uyu nguyu atungurwa no gusanga Akon atunze ibihumbi 10 gusa by'idolari, nyamara ngo andi Akon yari yarabimenye ayandika kuri mama we, ku mubyeyi we. Uyu nguyu ntiyabimenya. Bagiye mu amategeko yerekana yuko ngo nta mutungo urenze uyu nguyu Akon afite, kundi mutungo ngo ashobora kuba yarawuhawe na mama we, kuko ngo ibyo abona atunze byinshi ngo ari ibya mama we. Reka ntangire mwiyumvire, ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi ni Menya Byose ica kuvumbuza ishongeye wibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe wowe waba utarayikora, maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi bigere kure ahashoboka. Nikaze. Umugore wa Akon yatse gatanya atungurwa no gusanga umugabo we atunze ibihumbi 10 gusa by'idolari. Love meets reality. Umugore w'umuhanzi w'icyamamare ku isi Ariana Damala, Buga Time, Puru Naka, Lulu, Badra Akon Thiam, wamenyekanye cyane nka Akon witwa Tomeka Thiam, yatunguwe bikomeye no gusanga umugabo we Akon afite umutungo ungana n'ibihumbi 10 gusa by'idolari, angana na miliyoni 14 n'ibihumbi 451,270 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga makeya cyane, ntago yakekaga yuko yaba atunze ngo amafaranga makeya bigeza mu gihe yari yiteze kwegukana akayabo ka nyuma
nyuma y'uko yatse gatanya habura umunsi umwe ngo bizihize isabukuru y'imyaka 29 y'urushako. So after 29 years of love, only $10,000 left behind. Ahangaha bahise bawugabana. Uyu mugore yumva aratengushywe cyane, yumva agize isoni, ndetse iki kimwaro ngo nta n'ahandi azakigeza. Nyuma y'uko uyu mugore ashyikirije urukiko ikirego asaba gatanya ya burundu nyuma y'imyaka hafi 29 yari amaze muri uru rushako na Akon, urukiko rwanzuye ko Akon afite umutungo ungana n'ibihumbi 10 by'idolari, bityo uyu mugore akaba yototera guhabwa amadolari ibihumbi 5 yonyine by'umugabane we imyaka 29 amaze mu rushako. A heartbreaking outcome, split in health but not in happiness. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru TMZ, Tomeka yavuze ko we na Akon bafite ibibazo bikomeye bananiwe gukemura mu muryango wabo ndetse hagati yabo mu bwumvikane, bityo akaba yarahisemo kwiyambaza inkiko kugira ngo bahabwe gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko. When love fails, the courts becomes the final huge. Ahangaha ni ikibazo cyane, ni ukuvuga ngo abangaba ngo bagiranye ikibazo gikomeye cyane, bo ubwabo bananiwe kwikemurira maze bitabaza inkiko. Ari nayo mpamvu uyu mugore wa Akon, Tomeka Tiam, uyu nguyu kandi ngo yari yarabaze ko byibuze yazagabana amafaranga agera mu mayero ibihumbi 100. ni amafaranga menshi cyane. Aya ngaya ni ingengo y'imari cyane, ndetse hari n'ibihugu ku isi bikennye bifite ingengo y'imari itanangana na gutya bitewe n'uko yateganyaga umutungo wa Akon. Ariko ahangaha ntarabagezaho ibintu bitangaje n'uburyo uyu mugore yitwaye bidasanzwe mu rukiko, ndetse naho igisebo kimugejeje hafi kuba yafungwa. Reka tubanze dutumikire abadutumye. Waba wifuza ikibanza, inzu yo kugura cyangwa se gukodesha? Rubavu Komisiyoneri yaje ari igisubizo. Ndetse nawe waba uri mu mahanga cyangwa se mu mujyi wa Kigali, wifuza kuba waza gusura bimwe mu byanya nyaburanga by'Igisenyi birimo nk'ikiyaga cya Kivu, ku Mashyuza, Petite Barriere na Grande Barriere, kuri stade n'ahandi hagiye hatandukanye, ntabwo twabibagiwe. Dufite imodoka nziza zikodeshwa, apartment nziza. Duhamagare kuri 0788 34 9793 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp tugufashe byihuse. Nawe waba ufite ikibanza wifuza kubaka, ntugasiragire ngo ushaka ibyangombwa bigutinza. Duhamagare kuri iyo nimero iri kuri screen, maze tuguhuze n'abenjeniyeri babigize umwuga bagufasha gushaka ibyo byangombwa birimo autorisation de bâtir, byihuse kandi byizewe. Mu gihe gitoya ukaba wifitiye inzu nziza, umuturirwa wawe, kandi bitaguhenze. Rubavu Komisiyoneri, ishema ku batugana. Nyine nk'uko mubibonye, ubwo ngubwo niba wifuza ikibanza cyangwa se n'ibindi bijyanye n'ubukomisiyoneri, ushobora kuba wanakwifuza urugero n'igare ryo kugura, imodoka yo kugura, telefone n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu gihe uhuze wenda uri mu kazi kawe, ibingibi ntibizakugora cyangwa se wumve yuko ibingibi bidashoboka, hamagara kuri iyo nimero yo nabahaye nyine kuri screen yari iriho, maze ube wahabwa ubufasha ndetse babe bagufasha ube wahura na komisiyoneri wabigize umwuga. Reka twigarukire kuri iyi nkuru ya Tomeka ndetse n'umugabo we Akon.
nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru TMZ. Tomeka yavuze ko we na Akon bafite ibibazo bikomeye bananiwe gukemura mu bwumvikane, bityo akaba yarahisemo kwiyambaza inkiko kugira ngo bahabwe gatanya mu buryo bwemewe n'amategeko. When love fails, the court becomes the final judge. Ukuvuga ngo hano ni igihe ibijyanye n'urushako byari byanze, maze bitabaza urukiko nk'aho ari rwo rwakagombye nyine ngo kurangiza ibyabo. Akon na Tomeka barushinze tariki ya 15 Nzeri 1996, bivuze ko bari bategereje kwizihiza isabukuru y'imyaka 29 barushinze. From celebration of separation, life changes fast. Muri dosiye yashyikirijwe urukiko, Tomeka yasabye ko akomeza kuba ari we urera umukobwa wabo w'imyaka 17 mu gihe Akon yakomeza gutanga indezo. Yasabye kandi ko baba bafite uburenganzira bungana mu byemezo by'amategeko, ariko we akaba ari we ubana umunsi ku munsi n'umwana. A mother's heart always fights for her child. Nyuma y'uko urukiko rugenzuye dosiye y'uyu mugore ndetse ibinyamakuru nka The Express Tribune bikaba byabonye iyo dosiye, Tomeka yifuzaga guhabwa miliyoni 100 z'amayero. Hano nari nibeshye mbere ndi kuvuga ngo ni 100 by'amayero, reka ni miliyoni 100 z'amayero. Ni amafaranga menshi cyane uramutse uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda, naho ari za tiriyari utabara. Iyi ni umutungo atazarangiza uko yawukoresha kose mu buzima bwe bwose asigaje kuri iyi si. Ariko urukiko rusanga Akon afite ibihumbi 10 gusa by'amadolari. From dreams of millions to the shock of reality. Hano yari afite inzozi zo kuba umumiliyoneri cyangwa se zo kugira miliyoni nyinshi cyane, maze agwa igihumure, cyangwa se uyu nguyu agwa mu kantu asanze uyu Akon atunze utumiliyoni dukeya gusa. Washyira no mu manyarwanda ugasanga hari n'umunyarwanda utunze amafaranga arenze uyu nguyu inshuro 100 zirenga, aho yari atunze miliyoni 14 n'utundi dukeya gusa. Indi mitungo ya Akon yose yanditswe kuri nyina, nubwo uyu mugore avuga ko mu myaka 30 yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'uyu muhanzi w'icyamamare ku isi. Smart move of secret escape, fans can't decide. Kubera ko bagombaga kugabana 50%, Akon agomba gufata amadolari 5,000, hanyuma na Tomeka agafata andi 5,000 by'idolari, hanyuma Akon akajya atanga indezo nk'uko abyemera 50-50, but feelings are never equal. Iyi nkuru ya Akon n'umugore we Tomeka yibukije abantu inkuru yavuzwe cyane muri 2023 ya myugariro wa Paris Saint-Germain Achraf Hakimi wajyanywe mu rukiko n'umugore we Hiba Abouk amusaba gatanya. Nawe yatunguwe no gusanga uyu wahoze ari umugabo we nta mutungo n'umwe cyangwa amafaranga agera kuri konti. History repeating itself. Hakim all over again. Ibi byavumbuwe nyuma y'uko Hiba Abouk yifuzaga gatanya n'uyu munya-Maroc mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko bakabanza bagahana imitungo bari bafitanye, harimo bakagabana imitungo bari bafitanye, harimo n'amafaranga bari batunze. Some lessons are never learned. Ni ukuvuga iri somo rikunda kugaragara ntago ryigeze ryigwa na rimwe mu bigaragara. Ubusanzwe mu manza za gatanya, iyo urukiko rwemeje ko umugabo atandukana n'umugore bagabana imitungo yabo. Niko byari bimeze no kuraba, kuko Hiba Abouk yifuzaga guhabwa 50% y'imitungo y'umugabo we. But what happens
when there is nothing to share. Ubwo bari bageze mu rukiko, Hiba Buku yabwiwe ko Ashraf Hakim nta mutungo afite mu nyandiko ndetse nta konti ye muri banki, nta mafaranga ageraho. The same surprise a different couple. Uyu mukinnyi wa filime ukomoka muri Espagne yakubiswe n'inkuba nyuma yo kumva iyo nkuru, mu gihe Ashraf Hakim ari mu bakinnyi bahembwa akayabo ku isi, rich by salary, poor by paper. Nubwo Hakim abona ko amafaranga yose ayashyira kuri konti y'umubyeyi we nyina Saida Mao, ndetse niwe imitungo ye yose yari yanditseho a mother's shield, the safest bank in the world. Nsoza, this case has once again exposed the hidden financial strategies of celebrities and raised deep questions about trust, love, and financial transparency in long-term marriage. While some see Akon's move as a wise protection plan, others view it as betrayal to a woman who stood by him for nearly 3 decades. One thing remains clear: in the world of fame and fortune, money speaks louder than vows, and love alone is never enough. Hano ni ukuvuga ngo nubwo abangaba bari babanye imyaka 30 yose ishize, ariko uyu mugore hari abamugiye mu matwi maze bagambanira umugabo we kugira ngo iyi mitungo nyine babe bayigabanya. Uyu mugore ntago yitaye ku gihe umugabo we babanye cyangwa se ku gihe umugabo we babaniye, ahubwo we yihutiye kumva icyemezo cy'abangaba cyangwa se uko yashutswe n'abangaba. Bishoboke ko ahanini bishobora ibingibi bikunda kubaho nk'iyo uyu mugore yashutswe na bamwe mu miryango ye, cyangwa se na bamwe banga uyu Akon, cyangwa se na bamwe bashobora kuba baragerageje kuba ari nk'aba ex b'uyu mugore mu gihe yari atarashakana na Akon. Nyamara ibingibi uyu mugore ngo yasebeye imbere y'urukiko ubwo bagenzuraga kuri konti ya Akon, bagasangaho ibihumbi 14 gusa by'idolari, ari amadolari makeya, ndetse uyashyize no mu manyarwanda ni miliyoni nkeya gusa, nkeya cyane. Utakeka ko uyu mugabo byitwa yuko afite ngo n'umujyi ukomeye ushobora kuzamwitirirwa, ari kubaka igishushanyo mbonera cyenda no kurangira aho yanatangiye no kuwubaka. Uyu mugabo byatangaje ngo uyu mugore cyane biramutungura, nyamara uyu mugore yari yirengagije ko hari umukinnyi wa Paris Saint-Germain nawe byigeze kubaho, aho yatunguwe n'umugore we, uyu mugore we w'umukinnyi w'amafilime nawe karabaye, maze akabaye aravuga ati reka nshake uburyo najya mu rukiko maze ngabane n'uyu mugabo maze to divorce. Uyu we byatunguranye basanga ko nta mutungo n'umwe ngo umwanditseho, ndetse nta n'amafaranga na make ngo aba ngo kuri konti ya banki, ndetse nta na konti ya banki afite, mu gihe uyu mugore yari abizi yuko uyu mugabo we wa Paris Saint-Germain cyangwa se ukina muri Paris Saint-Germain yahembwaga amafaranga menshi cyane. Ni bimwe bavuga ngo nka kwa kundi abakobwa bakiri batoya baba bavuga bati reka dushakane n'ibisaza kugira ngo tuzabone uburyo tubikuraho imitungo. Ati mu gihe runaka, mu gihe baba benda gupfa tuzaba turi kubarirwa ayacu. Nyamara ntibibaze yuko nta urusimbuka rwamubonye, kimwe n'uko abo bana bakiri batoya abangavu baba barafashe uwo mwanzuro usa nkaho ari ubugoryi, ahubwo bashobora gutungurwa ari nabo bapfuye mbere yabo. Ari bya bindi bavuga ngo ni mu Kinyarwanda, icyo ni amagambo y'Ikinyarwanda ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo. Ikindi kandi ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka, akaba ariyo mpamvu
abagabo nk'aba ngaba baba bakibica iryera ko abagore babo bari kubategurira umugambi utari mwiza, maze abangaba nabo bakabaca mu rihumye, maze akari akagambane bagasanga nibo bagambaniye imitima yabo, bikaba wa mutego mutindi washibukanye nyirawo. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Nk'ibisanzwe